minsi ishize turashaka umukunzi bimeze biti yaje kuboneka naraboneka ntago araboneka ariko umusore mvura utari mu rukundo utazamubaza azaze usiri musa neza umusirimu wanjye yaransambanyije ku myaka nge 12 baramwe tuguciye mu bana twabyaye ntuzongere kutwita ababyeyi bawe ntago twakubyaye. Okay, fresh sana. Welcome to the show. Barundi munsi cyane tudutangiye story zacu zitandukanye aho twifuriza kandi tunabashimira ko mwakurikiranye ibiganiro byacu bya Yawe TV. Nitwa Patrick the Entertainer, mwayikaze muri show yacu y'uyu munsi uri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Komeze kunogerwa n'ibiganiro Yawe TV bagezaho kandi mwibutse ko dufite website yacu ya yawetv.com yo ngiyo igufasha kumera neza cyane ufite amakuru. Ukaba ufite amakuru ikintu cyambere n'amakuru kandi ushaka gukora umwitozo wawe gana Body Max Fitness dorere mu Giporoso n'werekeza Kanombe winjiye muri Hip Hop kati mumaso bwawe ubu hageze kuri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool nziza cyane ku bantu bikundira koga. Duhamagare kuri 0788358041. Nitwa Patrick nabikobwiye uko murimo kubibona kuri kamera zanyu turi kumwe na Samantha umaze kumumenya kuri social media cyane yagiye atandukanye no mu bikorwa bitandukanye. Uyu munsi none tugiye kuba twongera twiganirire ku zindi story cyacu tutugarukanye muze abakunzi bamaze kubona bagira benshi mumaze kubagira benshi ubu ngubu babaye benshi cyane. Ufite fan club babaye benshi rwose. Umeze neza se? Neza ndashima Imana. Twishimiye kongera kubana nawe ariko ubu tuje koko twamaze kuguha ikaze tugiye kuba twiganira none mu minsi ishize turashaka umukunzi bimeze biti yaje kuboneka naraboneka ntago araboneka ariko inzira z'Imana zirenga igihugu kandi arizere yuko Imana izagenza neza mu kwizera. Yego nese wari umaze kwiheba kurya utegereje wa mugabo ngo w'Imana? Ntabwo nihebye ahubwo nuko mbashije kubera ko wabonye propose aho ndavuga ati umusore mvura utari mu rukundo utazamubaza azaze ubwo nawe wari ufite amatsiko yo kumenya ise yaraje cyangwa ntago araje. Wabona nanjye ushaka gushyiramo kandidati wasanga nabwo nawe hari wari umfitiye ariko isaha mwabaye inshuti zanjye nta kintu nakora nabamenyeshe n'aba hari muzabimenya. Okay, ariko ni benshi batangiye kohereza request kabisa. Ntago babura ariko nyine mahitamo naboneka namwe muzabimenya. Tuzabimenya. Wumva ni nk'ize criteria uzagenderaho n'uwe musore yazaba yujuje ibiki ku buryo n'abantu bakiyumvamo nyine ko isoko ritarafunga bagomba kujoyininga. Icyambere nge nkunda umuntu nkunda akunda umuntu usenga wubaha Imana akunda n'umuntu wiyubaha akunda n'umuntu w'umusirimu usa neza. Umusirimu hariho abantu nyine ubona batazi kwitaho atari nuko wenda babiburiye ubushobozi n'umuntu ufite ubushobozi yo kuntu nazi kwitaho arajabiriye ntazi kwambara ntazi kugira ute nyine nkunda umuntu ugira isuku uri so smart. Ubwo rero nta bintu byinshi nshingiraho ngo amafaranga bimwe bya baby biki gihe umukobwa udafite ikofi ngo twavugana. Ngewe nkunda umuntu ufite urukundo kandi unyereka ko turi kumwe pana bya umuntu aza ngo ndagukunda gahera kuwa mbere muri ndagukunda atakwereka yuko muri kumwe kabisa. Yes so rero nta birenze nani bidasanzwe iciye bugufi ntabwo nirata nkuko abantu babizi. Nabaye ndi muntu mushyashya. Wowe ndi muntu mushyashya. Ejo bundi Samantha yafatiwe kwa Fani. Ejo bundi Samantha yaciye umuntu gutwi. Ejo bundi Samana izo saga zose. Wumva umuntu mukundana azabyihanganira ibyo bintu se? Ayo ni amateka yahashize cyangwa se yaranze byarangiye. Kandi mu buzima tubamo tuba dukwiye kugenda twimuka mu byiciro. Ntabwo wahora uri kuri level yo hasi ugomba guhora wimuka ukagera n'indi tape ugeraho. So rero abantu bambonye muri iriya sura ndizera ko byarangiye iriya dossier cyangwa se ruriya rupapuro rwarubitswe then twafashe indi tape. Urupapuro mfite ruri vide ruri vierge nuko nawe nawe ariko ngo vierge. Yego urupapuro rero ruriho amateka mashyashya ya Samantha. Ikintu gishyashya nzajya nkora nzajya mpita nandikaho. Abantu rero banyibagirwe mu isura yashize kandi ndakeka ko batangiye kubona ko nabaye umuntu mushyashya. So rero ibyo byararangiye karagaciyemo nyine mu buzima bwawe karagatwiko nabaye mushyashya. Ese babona samaye wa mugani bwo warakijijwe uraza kuba ufite ukuri kuruseho bya vierge wa mugani kugira ukuri nibyo koko cyane agatwiko. Se byaba ari agatwiko gatinyuka kunkoresha nanjye kahubaze byaba ari agatwiko gatinyuka kunkoresha kugukoresha iki se ngiye mwambuye ubu vierge
reka icyo kiganiro tukirate kubera ko ushaka kubera ko ugira ukuri aho kirijwe ugira ukuri urumva kandi umaze no kugira abakunzi benshi wa mugana wavuze uti urupapuro naruhinduye ubu rwabaye umweru abantu bagomba kumbona mu isura nshyashya urumva niyo mpamvu guti n'ibyo bintu birazwi kuko nta kintu ntatangaje buri kimwe cyose nagiye ngitangaza kubona navugaga ko ndi isugi kandi yanko wanjye yaransambanyije ku myaka nge 12 gusa nkabikora by'uburetwa nkabikora kubera ko ari we wanderaga kugira ngo mbone imyambaro mbone uko niga nkabikora kugira ngo mbeho navuze ko ari mpamvu navuze ko ndi isugi ko abantu bari baranyishyizemo bavuga gute waba uri isugi niyo muntu twaryamanye yanko wanjye kandi ntago nabikoraga numva nishimye ngo mbikore ko numva ko mbifirinze nabikoraga nk'ubihatwa nta n'ibyishimo byabyo nigeze ngira so rero nyuma y'imyaka 10 yari ishize n'ibiri numvaga yuko nyiri isugi niyo mpamvu natangaje ko nari isugi so rero noneho Imana ingiriye neza kubingaruye mu murongo neza cyane nta n'ibyisi nigeze nongera kwishingamo ngo ninjiremo numva yuko nyiri Samantha kandi nkiriye kubundi we ndetse n'amasengesho y'abantu bakomeze bansengere Imana inkomeze ukuboko nk'uko abafana bansabiye ko Imana yanzirika kigufi indinde kuba nateshuka cyose nifuza yego Samantha noneho wageze ku rwego ateganya kuba yarushinga nawe akagira urugo rwe akazagira abana nk'undi mukobwa ku buryo wumva uwo mukunzi wazaza yazaba ari seri atari nka babandi umukunzi uri seriye tuje mbese nyine uzi kwita ku mukunzi cyari cyo atari yanjye kubivuga gusa niba narwaye ukanyeka ko turi kumwe ukanyeka ko ndi hafi n'umukunzi wanjye niba mfite ikibazo naho kumva yuko nyine ukwiriye kumva yuko turi kumwe mu kibazo apana kunkunda mu byishimo ngo ningera mu bibazo untererane nyereka ko turi kumwe cyo kigaragaza urukundo nyakuri ukomeje kwaraga ngo ni cyo kigaragaza urukundo nyakuri kuri experience yawe Samantha ibintu wabiciyemo wagiye ubibamo kenshi ni yehe mpamvu urukundo nyakuri rusa naho rutakibaho ubona biterwa n'iki biterwa n'imyumvire cyangwa se bigaterwa n'uburyo biterwa nyine n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo nkanjye ubuzima naciyemo kwizera umuntu biragoye kuko arabagiye bambeshya ko bankunda ariko deni nyuma ngasanga hari ibindi byabagenzaga bitari urukundo so rero biragoye kugira ngo umenye umuntu ufite urukundo nyakuri igihe cyose utabashije kuba imbere y'Imana ngo usenge Imana iguhishurire ibanga niyo mpamvu rero nahisemo inzira nziza yo gusubira mu gakiza nkongera nkegereza Imana nkagarura ibihe bya kera kugira ngo Imana inkure mu buzima naciyemo ireke kumereza aba basore b'iki gihe nyine bo kumbeshya bafite ibindi bifuza kumereza umusore turi kumwe so rero twige gusenga no kuba hafi y'Imana kubera yuko Imana ikorera mu masengesho kandi iyo wizeye ibyo wizeye igihe bivamo ibisubizo cyane unafashe target rero yo gusenga no kwizera Imana kugira ngo abe inyobora inzira nkwiye guca ngo uravuga uti wowe nta kindi gisubizo kiri muretse Imana kuba yakuyobora yonyine ngo wawe n'umukunzi wanyu Imana ifite ububasha bwo kunyobora nkuko yabashije kumpindura abantu benshi bazi ndi umukobwa w'umunyamahane urwana none uratuje ibintu byose birimo Imana yuko yashyize muri silence ko yarambanye muri sonorisation ubu ndi muri silence rwose ndatuje nishimwe rikomeye ifite mu mutima wanjye numva ko nshima Imana ko yacishije bugufi n'ibindi rero bitari ibindi bizabikora kandi yawe TV mu kazi kose n'Imana ibagure ikomeze bateze intambwe mu biganiro byanyu bya buri munsi mukora ibashyiremo umugisha hari ibintu byinshi bakesha mwagiye mukora nari nzi ko byashoboka ariko Imana ni byose namwe mu biganiro byanyu cyangwa se mu nkuru zanyu n'ibindi mwifuza kuzageraho mwiragiza Imana mu masengesho yanyu Imana izabageza ku rwego mutatekerezaga yuko muzaba mwageraho cyane kabisa umuntu ugishidikanya ko Samantha yahindutse ni cye cyawe mwemeza noneho navuga ati Samantha twabonye muri bya bintu byose bitandukanye uyu munsi none akaba ari mu isura nshyashya yumva atuje ari pose avuga Imana akaba agishidikanya ko utaramukumveka niki kintu wamubwira cyatuma yemera ko Samantha yahindutse biragoye kugira ngo ukomfirme umuntu umwumvisha ibyawe igihe cyose mutari kumwe cyane nk'ubu ngubu nk'abafana bacu benshi cyangwa se abafana banjye wenda n'ababa bari hanze urumva kugira ngo umuntu uri hanze umwumvishe ngo Samantha w'indwanyi ngo yarakijijwe ngo yasubiye mu nzira nziza ngo yabaye umwana mwiza nani igihe giciyeho noneho umufatanye na Kiroso ni igihe gitoya ariko
uko bagenda bambona wenda njyewe ndamaze kumenyekana cyangwa se maze kuba umusitari ikintu cyose nakora kigomba guca imbere ya kamera uko bazajya bagenda babona uburyo nitwara n'ibiganiro nkora ibyo ngibyo nibyo bizabahesha kwemera yuko ngeze wahindutse wa mugani wawe biba binoroshye wa mugani dore ko uca ku mashini atandukanye uyu munsi niba utubwiye ngo warahindutse ejo bakabona ahandi urwana uba winyuzemo baba babonye yuko nyine ibyo nababwiye nabeshyaga ariko si rimwe si kabiri bibaye ariko mbasezeranyije yuko amadosiye yose y'ibyabanje narayubitse ubu ngubu ufite dosiye nshyashya cyane kandi buriya icyizere umuntu yakugirira yo gitakaye hari igihe bigorana rero ikibusabwa cyane rero abafana banjye bangarurira icyizere ngiye kubereka yuko nanjye ndahindutse yego ubundi se wenda nundi byararangiye ariko zimwe mu mpamvu zabiguteraga n'izihe na zimwe mu mpamvu zatumye ufata umwanzuro wo guhindura impamvu zanteraga gukora biriya zo ni nyinshi ni ubuzima nagiye ncamo bwagiye buncaririra buntera gusa nk'umuntu ufite ikibazo cya toroma urabona ubukwe bwanjye bwarapfuye upfa kuri finali mu diaspora turakundanye bigeze hagati biranze Kiroso mutereye ivi bigenze kuriya nyine nabyo biranze Bambata official biranze nyine byanetoroma anko wanjye none ngeze igihe kigiye ibanga nabitse igihe kinini nagura rivuze dosiye y'uburyo yansambanyije none numva ndasaze famille yanjye birantaye tuvugana naraciye mu muryango ngiye ndi kwirera ngiye menya ngo nariye nishyuye inzu uri papuka ni mama byose biri ku mutwe wanjye numva ubwo buzima naciyemo ibyo bikomere nibyo byanteraga biriya byose ariko nyuma y'uko nasanze ko nari ndi mu buyobe nkasanga ko nibeshye nsanga narakoreraga umwami w'inyatsi udahemba niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo gukorera Imana y'ukuri baba dayimoni Kiroso yavugaga baba dayimoni ngo b'abakongoma nta mudayimoni wari uhari ahubwo nyine biterwa n'ibyo umuntu yifuze kuvuga uko baba byumva ariko sinamurenganya hari ukuntu wigaragariza umuntu bigatuma gufashita mu ishusho utanarimo kandi bitewe n'uburyo wamwiyeretse soro Kiroso niba ariko namwiyeretse niko yambonaga sinamurenganya ariko siko byari bimeze ariko nyuma y'ibyo byose birashira nasanze yuko muri kwisubiraho kandi cyane nkomeze nshimira abafana iyo bangiriye inama ziranyubaka ubu hari bimwe nakuye mu nama z'abafana bitumye kano kanya ndi Samantha mushyashya wenda izo ngizo ariko ni impamvu tubwiye zaguteraga biriya izo gutuma noneho uhindura sezo neze nasanze nta nyungu n'ubundi irimo nyine kuko guhora ndwana nk'ubu ubushize nararwanye barankomeretsa hano gutya ku kuboko n'urutoki ubu ngubu sinabasha gufura kereka wenda nk'utwenda tworoshye ariko sinibasha gufura ndababara ukuboko ndarwanye nshinze hejuru ndarwanye shuri natashye mbabara mu mavi cyose ni ingaruka so kutamenya no kuba uri mu buyobe urumva rero ni zimwe mu mpamvu zo gukorera satani ndimo uyu mwami nakoreye ni inyatsi naryamye ntekerezaho ndavuga ati uyu mwami ni inyatsi si ndarwanye nta n'uri bume n'ijana ndatashye ndaburaye mbyutse ngiye kwivuza amafaranga ndi mu buyobe nyine ndi gukorera umwami udahemba w'inyatsi so rero nasanze ibyo ndimo byazanancisha ubwo urumva niba bangubise bakamvuna ejo bundi bazangumbuta njye kwa muganga nanapfe usange ndizize cyabe kizima nuko bangiye inama ngo nagarikiye hafi uri umuntu mushyashya kandi aho se uhindukiye aho uhinduriye ya mico aho uhindukiye byandi bakoraga ubona itandukaniro ririye ya Samantha ubu ngubu na Samantha wa kera itandukaniro ry'ubu ngubu rirahari kuko ubu ngubu aho ntagiye guhinduka nubwo ari igihe gito gishize ntangiye kubona umunezero najyaga ndyama nkarota nibyo ukarota uri umuntu gutya ndataga ndota imirwano ndi kugirana n'abantu nkarata ndote nyine ibintu bibi gusa nta kintu cyiza narota hari ndaryama nkarata ijambo ry'Imana ndaryama nkizera yuko ejo bizagenda neza ndaryama nkumva ndi mu munezero w'Imana so urumva ko yari ibintu byinshi byagiye bihinduka cyane wa mugani wa uti naryamaga nkarota wa mugani wawe ariko n'ikintu cyiza ko wa mugani burimo uteganya umukunzi uzanagira n'urubyaro ejo ndugire n'abana wa mugani n'uwo mwana wawe uzakomeza kubona ibyo bintu ariko nabona wenda akabona ibyo byabaye ariko akongera akabona chapitre nshyashya ya Samantha nabyo nyekeza ko bizamuha isura wenda nabyo biri mu mpamvu zatumye uvuga uti reka mpindure ubuzima bwanjye ejo nazagira n'umwana akajya abona ibi bintu kubera ko ibintu ducamo uribaza ati se umwana wanjye naramuka aje agasanga mama yarameze gutya
ngenza urumva nawe azagendera mu nzira avuga ati mama yakoraga ibi nanjye nzajya ndwana ibintu nk'ibyo ariko byibura nabona ibyabinkoreshaga wenda akabona ko nasabye imbabazi nawe mu nshyashya we azagendera mu nzira nshyashya zigezweho rero nabyo biri mu bintu byagiye bimindura kugira ngo ntange isura nziza mbohoke no ku bantu ubu nari ifite inshuti nyinshi zankundaga zangiraga inama zinamba hafi ariko ubu zabonye ibintu nsigaye nkora zarandetse hari n'ibinyamakuru byinshi ubu tudashobora gukorana bitewe n'izina nanditse nuko bakuzi so rero guhinduka byanyunguye ibintu byinshi muri make okay ariko wakomeje zimwe mu mpamvu zabiguteraga n'ubundi hari abo ujya ubona bakora nk'ibyo wakoraga ariko nawe ushobora kuba wakumva se bitewe n'impamvu zabo cyangwa ubona bidakwiye kuko nanjye bangiriye inama nawe yibagiye turimo tugana no ku musozo kugira ngo tukureke mu isi nta mahoro arimo hari umuririmbyi witwa Elisa yaririmbira avuga ngo mu isi si iwacu ngo nubwo tuyirihiramo tukayikubitikiramo ngo ariko si iwacu nakomeza avuga ngo hari aho tuzibera ngo mu ijuru nyine gaho tutazakora ariko dukubita agakorasi dukubita agakorasi ahubwo wowe ukurikije uko amagambo arimo tubwira numvaga wageze mu mwuka agakorasi utakabura hari akaririmbo nkunda akira ndimba 16 gushimisha Imana hari igitero cya nyuma nkunda kivuga ngo igitero cya nyuma kivuga ngo nano sinzi amajwi hari igihe nta kibazo abantu bumva amagambo sorry Celine Dio nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza no oya bari kuririmba byaranze rwose ndaririmba ko umuntu yumvisha iryo jwi ryawe ati uriya muntu ni umusinzi kandi watubwiye ko wanyweye inzoga rimwe gusa jewe ijwi ryanjye njye nahoze ndi umugore nanabwiriza njye nari nuvuga ko umwana nanabwiriza waje kubivamo gute se naje kuvamo nyine kubera nk'ibyo byose by'isi bikomeye nagiye mwana nabyo bigenda binkuramo ariko none ngiye gusubira wari umubwiriza nabwizaga ubutumwa ngiye ariko uwo muri 16 yagiye akunda ko naje uje kurimba ngira ariko uje kubwiriza ry'ubu nabwirije abantu bakize mbwirize nafata gatera ngiye kubwiriza n'abandi baba bari mu matelefone bari mu rusengero bayavaga agenda abwirizaga umwigisha agahita ambwira ati uyu mwana kuvuga Imana neza iminota yanjye muyimuhege nzagaruka bamaye ijambo ryo gufungura iteraniro akambwira ati nge nzagaruka uyu ni mumweze tuzagutumira utubwirize rimwe ubwo rero akarimbo ka 16 igitero cyane cyaje kimfasha ngo nanone uko mbishoboye ngo nzajya nguhimbaza ariko ngo no mwipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza naba ndi mu bibazo naba ndwaye naba mfite amadeni byaba byancanze izina rya Yesu rizamumuriza mboneyeho kwifurije abantu badukurikiye cyangwa se bari mu bibazo runaka bifurije guhumurizwa n'Imana mu izina rya Yesu mu kibazo cyose waba urimo mu ntambaro urimo urwana muri iyi minsi ya none mwifurije guhumurizwa n'Imana Imana igukomeze kandi ikomeze amaboko kugera kure siko gupfa kandi hahandi ubona ko bitagishobotse hari Imana igihaca inzira bigashoboka na nyuma ya zeri Imana irakora wakomeje karavuga ngo ndi papa nka ni mama wabitewe n'izo situation wakoreragamo cyangwa se n'ubundi no kubera n'abantu jewe mu buzima nubwo hari byo nagiye nkora bitari byiza ariko nanone akenshi first of all ngiye nkunda ukuri pe kurenza ibindi bintu byose ni nabyo byiza ariko rero ngewe natangaje yuko anko wanjye yamfashe ku ngufu abantu benshi banira amabuye ngo bitangazamakuru ngo umuteje isi niki ariko numvaga ninabivuga numvaga ngiye kuzaturika umutima mbivuga kugira ngo mbohore ariko nyamara byamviremo ikibazo bituma n'umuryango umuryango waraciye kugira ngo nipame nimamese uko nabikunze mu rugo baramfashaga bakamenya ngo kimwe ariko ubu ngubu ndya uko nakoze yishyura inzara uko nakoze nkambara uko nakoze ubwo ni ikintu cyateye ibyo byose ntago ari uko byamvuyeho ariko nizeye yuko Imana izama abandi babyeyi bashyashya nyuma yuko ababyeyi bambyaye bandetse Imana igitanga ababyeyi Imana izama ababyeyi n'umufite icyo cyiza Imana izabaguha wenda turimo turagana ku musozo kugira ngo tunakure kugira gahunda zawe zindi ujyamo abo babyeyi bose no wehe butumwa bagenera yongeze ku babyeyi muri cyo mvuga ababyeyi banye ndabakunda nubwo banciye mu muryango ariko nabigiciro sibikuyeho ko ari ababyeyi banjye nta nubwo bazareka kwitwa ababyeyi banjye mu gihe cyose nyiri ku isi baramwe tuguciye mu bana twabyaye ntuzongere kutwita ababyeyi bawe ntabwo twakubyaye
ariko imbere y'Imana ndababyeyi n'imbere y'abantu batuzi umwana wabo kandi bazi ko ari ababyeyi ntago icyo cyava so rero ababyeyi ikintu wenda nababwira ni uko bakwiriye kumbohora mwongera nka umwana mu rugo kubera yuko ibyo navuze kugira ngo mboke kandi byarabaye nta nubwo nabeshye ariko bo baravuze kuki baduteje abantu n'iki batuze mvuko nkore ku mwana mu kuko kuba baransize nibwo bwo none nzagwa mu makosa cyangwa se mu bintu kandi bazabyirengera rese ubu ni banerinda ndi muri ghetto nzayibyarira hese byanze no byarasibwo niba zaza gusura umwana oya ahubwo nzanarugarukamo nibincanga Kigali maze kugira inda y'amezi 8 hahandi nzaba nakibasha kunama inda nzayijyana hese wundi ni mu rugo akabura bajya bakabura nikaboneke n'inyina w'umuntu nzarugarukamo mbeho nabi bankubite bancire mu maso ariko nzarugarukamo n'umwana w'ikirara ariko yaragiye igihe kigeze aragaruka ejo bundi ndamuka ngize ikibazo nk'ubu ndamutse ngize ikibazo nkajya nko mu bitaro nkaremba cyangwa nkapfa nose nibankingura cyangwa nibaza kunywa cyangwa ndebye nibangeraho nibagarukire hafi bambe hafi nk'ubu ngubu hari ibintu nshobora kujyamo ntagakwiriye kujyamo nkabijyamo kubera ko nabuze izindi nzi nta yandi mahitamo nimbona amafaranga yo kwishyura inzu hari igihe nzinjira mbona ko bizangusha mu kibazo kandi bitewe n'ababyeyi ntibagarukiraho bambe hafi batazantambusha uko bibwira yuko aribwo babindinze nibwo nibwo butuma mbagenda okay fresh sana Samantha wakoze cyane kutuganiriza turagushimiye kadushimire n'abandi bose bari badukurikiranye bakomeza kunogerwa n'ibiganiro yawe TV bibagezaho nitwa Patrick ndabashimiye reka dusubire mu biganiro byacu bitaha